Nongeye kubasuhuza mwebwe tubana umunsi ku munsi kandi mbifuriza ishya n'ihirwe, mbifuriza umunsi mwiza w'abakozi, mbifuriza umunsi mwiza utangira ukwezi kwa gatanu, mbifuriza kugira impagarike, mbifurije rero amahoro ndetse mukomeze guhirwa muri buri kimwe mwerekejeho amaso, umutima ndetse Imana ikomeze ibane namwe, amahoro y'Imana akomeze agendane na buri umwe. Kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, kandi nawe tubana umunsi ku munsi wibuke gukora like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko twabigize intego. Njye wumva nitwa Claude, wowe kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. U Rwanda na RDC byemeye gukemura amakimbirane nta gukererwa gukorera ibintu ku gihe vuba ndetse bikava mu nzira, bigatanga amahoro, intego nyamukuru ikagerwaho. Ni mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar kuri uyu wa 30 Mata 2025. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeye gukemura amakimbirane bifitanye nta gukererwa, gukorera ku gihe ndetse kubikora bwangu bagakemura ayo makimbirane, ubundi bakongera kugirana umubano mwiza nk'ibisanzwe nk'uko byahoze. U Rwanda rwahagarariwe rero n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare, Brigadier General Patrick Karurerwa, n'umunyamabanga rero mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS cyangwa se NISS, Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabiriye ibi biganiro zihagarariwe n'umujyanama wazo ushinzwe ubufatanye muri Afurika cyangwa se ushinzwe ubufatanye na Afurika, ariwe witwa Masad Boulos. Harimo kandi harimo uhagarariye Togo n'Ubufaransa na Qatar yateguye uyu muhuro w'aba bayobozi maze kuvuga haruguru, cyangwa se mu gushakira amahoro ibi bihugu byombi kugira ngo bihuze cyangwa se bitangire gukorera hamwe amakimbirane biyashyire hasi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko abitabiriye ibi biganiro bemeranyije ko impamvu muzi zateye amakimbirane mu karere zikwiye gukemuka binyuze mu biganiro, kandi ko hakenewe igisubizo kidatinze, igisubizo cyihutiwe, igisubizo cyihuse, amakimbirane bakareba ko yarangira vuba. Yagize ati abayitabiriye bemeranyije gukemura impamvu muzi z'ibibazo bikomeje n'ibibangamira amahoro arambye binyuze mu biganiro. Rero bagombaga kubinyuza mu biganiro kugira ngo bakemure ayo makimbirane. Bashimangiye ko impande zifitanye amakimbirane zigomba kuyakemura nta gukererwa, niko bombi cyangwa se izo mpande zombi zavuze ko zigomba kubikemura vuba nta gukererwa. Bumvikanye ko mu gihe hakemurwa ayo makimbirane, imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'umuryango w'abibumbye ikwiye gushimangirwaho cyangwa se ikwiriye gushingirwaho, hubahirizwa ubwigenge n'ubusugire bw'u Rwanda na RDC. Tariki ya 25 Mata Amerika yafashije u Rwanda na RDC gusinya amasezerano agena amahame aganisha akarere k'ibiyaga bigari
ku mahoro arambye. Iteguza ko mu gihe cya vuba amahoro azaboneka. U Rwanda na RDC rero byasabwe gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze tariki ya 2 Gicurasi 2025 kugira ngo asuzumwe n'impande zombi. Amerika yagaragaje ko abahagarariye ibi bihugu mu rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington DC kugira ngo ifashe ibi bihugu byombi gukemura ingingo bitumvikanaho mu mushinga w'amasezerano y'amahoro. Reka turebe niba tariki 2, ndumva tariki 2 ari ku munsi w'ejo ku wa gatanu, tuzumve imyanzuro uko izaba irimo kubivuga cyangwa se amasezerano niba koko azasinywa, tukazumva hongeye kuboneka umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Congo. Ngiye nitwa Claude, kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, bye bye. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Bambo.